tuhaye ikaze aha ni muri studio za Harvest Bible Fellowship Rwanda. Imana ibaha umugisha abantu mudukurikirana buri munsi, Imana ibagirire neza. Ntabwo nakwibagirwa n'abantu bari ahantu hatandukanye, mu turere dutandukanye, mu ntara zitandukanye, hanze y'u Rwanda badukurikira. Ushobora kuba udukurikiye bitameze neza, Imana ikomeze ikugirire neza. Ndetse ahangaha turi twicaye nonaha, hamaze iminsi hari inkuru z'ibiza, ndetse abantu bahaburiye ubuzima, abantu babura ibintu byinshi bitandukanye. Nibyo tugiye kuvugaho nonaha. Turi kumwe na Pasiteri Kubwimana Joel, ni umuhanga, yanditse ibitabo bitandukanye. Ubishatse twabiguha, afite ibitabo birimo ubwenge buturuka ku Mana. Agiye kudufasha rero. Hari igihe ibintu biba abantu bakabivugaho, bakabitekerezaho, bakabyiyumva mu buryo butandukanye, ariko icyiza fasha agendeye kuri Bibiliya kugira ngo abantu b'abakristo mu bihe nk'ibi ngibi tumenye uko tugomba kubaho ndetse n'uko tugomba kwitwara. Tutarajya kure rero, tugiye kumusaba Pasiteri agire message aho abantu bari muri ibi bihe by'ibiza, ariko cyane nk'abantu bagiye babura abantu babo. Murakoze n'abadukurikiye, tubaye ikaze kuri Harvest Bible Fellowship Rwanda, itoro ryanjye n'umuryango wanjye, itoro rya n'umuryango wawe. Aho ubutumwa twatanga, ngira ngo ibyabaye natwe twari twarabibonye, twarahageze, ko ni mu gace dutuyemo hano muri Rubavu n'ahandi hatandukanye byagiye bigera. Ariko Yakobo igice cya 12 avuga ngo hahirwa umuntu wihangana ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo, iryo Imana yasezeranyije abayikunda. Ubutumwa natanga ari ubutumwa bwo kwihangana. Ni ikigeragezo cyageze ku bantu kandi kiri rusange. Ntago cyaje kirobanura abantu runaka, wenda abakene ngo kireke abakire, abakijijwe cyangwa se abadakijijwe, ni rusange. Ubwo rero niyo mpamvu twatanga ubutumwa bwo kwihanganira, kuko ibigeragezo byo bizahuraho. Kuko abatuye muri Mahoko bo barabizi, buri mwaka urugero sebe yiruzura, akagira byihitana, akagira amazu cyangwa iki, byajyaga biwenda umuntu umwe babiri cyangwa se amazu gusa, ariko none byabaye mu buryo budasanzwe, abantu benshi none birenga sebeya, hazamo inkangu zitandukanye. Niyo mpamvu ubutumwa twatanga n'ubwo kwihangana, kugira ngo bihangane, bakomere, ababuza babo bakomere, kandi bafite ibyiringiro byo kuzongera guhura nabo ubuzima buzakurikiraho, kugira ngo natwe nituragizurwe nano ku isi tuzabashe kubana no kubana nabo twabuze tukiriho. Nibwo butumwa natanga. Pasiteri, ukiri aho ngaho, hari abakristo cyane, kuko abakristo nibo wumva wenda babivugaho. Abakristo batekereza ko ibi bintu biba byatewe wenda nuko ibyaha byagwiriye mu isi. Ese Imana iri guhana? Ese ibyo bintu mubivugaho iki, cyangwa Bibiliya yo ibivugaho iki? Ibihe nk'ibi abantu b'abakristo cyangwa n'abatari abakristo batekereza ko byatewe nuko ibyaha byagwiriye mu isi cyangwa byabaye byinshi, mwebwe mubivugaho iki? Ntabwo navuga ko abantu batekereza nabi, kuko Bibiliya igaragaza neza ko uko ubugome buzagwira mu minsi imperuka, ko urukundo ruzagira ute, ruzakonje. Kubyano urugero nka Timoteyo, urwandiko rwa 2 Pawulo yandike Timoteyo mu 3 agaragaza neza ko minsi imperuka abantu bazabikunda, bakunda imiya, birarira, bibona, batumvira babo, bagira ute. Kuko bazabikunda bakunda impiya, tujye tubihuze n'ibiza. Urugero mu gukunda impiya, inganda zirakora cyane. Uko inganda zikora cyane zamura ibyuka, na siyansi kagaragaza ko bino byuka uko bizamuka biragenda bikangiza ikirere. Urumva ibihe bigahinduka, imvura hamwe ikabura, ahandi kabanye nyinshi. Ubwo urumva byabiza bimwe, nubwo ari ibimenyetso by'imperuka, turaza ko n'ibimenyetso by'imperuka, ariko nanone biri gukomoka kuri greedy, biri gukomoka ku busambo, biri gukomoka ku kwikunda kw'iki kw'abantu, kuri kugenda guteza nanone ibibazo. Kuko isi Imana yiremye ari nziza, ariko nanone kubera umwanzi yimanukiye, nkuko twigeze kubona muri Tureza Bibiliya igasubiza, umwanzi azana icyuma mu bantu, azanamo Bibiliya yigisha ko buri wese akunda mugenzi we. Satani we yigisha kwikunda, yigisha kwishyira hejuru, yigisha kwishyira imbere. So rimwe na rimwe umururumba wo gushaka kwiyubakira ubwami, nk'abandi bashatse kwiyubakira umunara w'Ibabeli, hari abantu bashaka kwiyubakira ubwami bwabo aho kubaka ubwami bw'Imana. Icyo gihe rimwe na rimwe rero Imana irwanisha mu gitabo cy'umuhanuzi Yohana, Imana avuze nzanzohereza inzige, nzagira ute. Hari Imana irwanisha ibyo yaremye mu kwiyubahisha. Rero rimwe na rimwe ni ibintu bibiri hamwe, deja ni ibiriho muri ijambo ry'Imana. Twabona nko muri Luka, usomye wenda Luka ibice 20
21 Luka ugahera kuri 5 ukamanuka Yesu avuga kurimbuka kwa Yerusalemu n'imeruka, muri Matayo ibice 24 ubwo ibyo wabihasanga, muri Mariko bice 13 14 kugenda, aho hose wasanga ubutumwa bugaragaza kubijyanye n'iki n'imisi y'iki y'imperuka. Ariko kwicyo cyo kuvuga ngo rimwe na rimwe hari ibintu biba kubera ibyaha, nibyo ibyaha uko bigwira mu isi, uko biteza ibibazo ku bantu, uko rimwe na rimwe binatuma habaho rimwe na rimwe n'Imana guhana. Ko tujye no mateka y'Abisirayeli yaravuga ngo nimungarukira nzabagira neza, ariko nimujya kure yanjye nzabateza indwara, nzabateza ibyorezo. Iryo hame ntago ryavuyeho. Hari amahame muri biri adakuka ahoraho. Iyo abantu tukiranukira Imana itugirira neza, iyo abantu tudakiranukira Imana duhura n'ingaruka, kuko hanze y'Imana nta burinzi n'ukurimbuka, mu Mana harimo ubuzima. Kuba rero abakristo batekereza ko ibyago wenda byaba bitewe nuko wenda ibyaha byongereye, ntago wavuga ngo bibeshye cyangwa batekereje nabi, kuko ibyaha nyine kigira ingaruka. None ibyaha bibaye byinshi n'ubundi bigira ingaruka nyinshi. Icyaha cy'umuntu umwe Adamu na Eva, abantu babiri, cyazaniye isi umuvumo. Rero icyo cyaha cyagira ingaruka ku bantu, uko abantu barusha kubaho babi, uko n'ubundi n'ibintu bisha kuba bibi. None si mu minsi hamaze bisavugwa wenda ubusambo, ubujura, yego ibyo byose biri guterwa n'iki? Ni ibyaha. Ubwicanyi mu ngo biri guterwa n'iki? Ni ibyaha. Kuva ngo umuntu ejo nasomaga amakuru, niba no mu iki gihe imbuga nkoranyambaga cyangwa se ibinyamakuru rye bitubeshya, ukumva ngo umuntu ngo yakubise nyina ngo isuka ngo amuhora inkoko. Urumva, fata inkoko n'ubuzima bw'umuntu. Urumva uwo muntu kamere yiwe aho yarageze. So ntago rero navuga ngo abantu batekeje nabi kuba bagaragaza ko ibyaha bigenda biteza isi ingaruka. Nibyo rwose, ibyaha bituma isi ihura n'ingaruka zitandukanye, ubwicanyi, ubusambo, ibindi n'ibindi byinshi bitandukanye biza ari bibi ku isi. Pastor, ikigaragara cyo rero ubwo ngubwo mu Rwanda rwose, intara y'Iburengerazuba dufite ibyaha byinshi, kuko niho ibiza byabaye. Nicyo bisobanuye kuba ibiza byarabaye mu ntara y'Iburengerazuba, abantu bagapfa, inkangu zikamanuka, sebe ikaza igahura na pfunda, amazi akagera ahantu abantu batatekerezaga ko yagera. Ni ukubera ko ubwo ahantu hose hari ibyaha, ariko mu ntara y'Iburengerazuba ni byinshi, noneho byagera muri Mahoko bikaba byinshi cyane. Ntabwo ari cyo bivuze. Icyo niba wumvise ko nasobanura, navuze ngo ubu kwikunda kw'abantu na za nganda bituma hamwe na hamwe, kuko ntabwo bibera rimwe icyari. Uyu munsi ari kuvuga Mahoko, ariko mu minsi yashize havugwaga i Burayi inkongi z'imiriro, havugwaga umwuzu. Hari igihe byageze i Burayi abantu bakajya bagenda hanze bambaye ubusa, bagashyira amarobine yo gucucira abantu amazi, kuko ubushyuhe bwagize bwazamutse. So ahantu hatandukanye ku isi ibihe birahinduka bitewe nuko nanone ibyo turi gukorera ku isi. Urugero natanze ku nganda, haba inama nyinshi hirya no hino zo ku isi zo kugabanya imyuka ihumanya ikirere, kuko bazi ko bigira ingaruka. Ariko kubera kwa kwikunda kw'abantu nyine, n'ubundi bya bigo byateye imbere, n'ubundi bifite inganda nyinshi, birakomeza bikazamura byabyuka. Iyo bigiye kugira ingaruka ntabwo birobanura agace, kuko nanone niyo bigiye kuzana ngo birobanura n'abakristo bavuga ngo ibyo byaha biri guteza ingaruka z'icyane ziza, ntabwo zizarobanura umukristo n'utari umukristo. Urugero, ikihebe nikijya gutera ahantu, ntabwo kizatera ahantu ngo kivuge ngo ndatera ahantu hatari abakristo. Yego, icyorezo ni cyiza, ntabwo kizarobanura ngo ndajya ahantu hari abakristo n'atari abakristo. Ntabwo imyuzure niza izarobanura. Wenda uyu munsi ni muri Mahoko, mu minsi yasize urugero kandi gace kacu wanavuga habaye n'imitingito iri guterwa wenda n'ibirunga. Yego, ariko none twibuke ko si mu Rwanda gusa, no muri Kongo byarabaye. Inkangu, ibiza naho byishe abantu. Ntabwo ari mu Rwanda gusa, nuko wenda abantu turikunda kenshi iby'iwacu nibyo duhita tubona, ariko n'ahandi hirya no hino ku isi hari kuba ibyorezo, hari kuba imitingito, hari kuba kwiyongera k'ubushyuhe n'ibintu bitandukanye. Imvura iragwa, amashyamba arashya buri gihe i Burayi. So ibyo rero muri rusange navuga ngo ibyo biri gusohoza ibyahanuwe. Twibuze cyane kugira ngo bataza kubona ibitekerezo gusa. Reka turebe Luka 21. Reka manze nsome nihuta cyane mere ku murongo wa 5 ngo nuko bamwe bavuga iby'urusengero uko nsomye Luka 21 mere ku murongo wa 5. Nuko bamwe bavuga iby'urusengero uko rwarimbishijwe n'amabuye meza n'amaturo. Arababwira ati ibyo mureba ibi
mu minsi izaza azasigara ibuye rigeretse kuri njye ritajugunywe hasi. Baramubaza bati mwigisha, ibyo bizabaho ryari? N'ikimenyetso kigaragaza ko igihe bizasohorezwamo cyageze ni ikihe? Arabasubiza ati mwirinde batabayobya, kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ni njye Kristo, kandi bati igihe kiri bugufi. Ariko ntimuzabakurikire. Ariko nimwumva intambara n'imidugararo, ntimuzahagarike imitima, kuko ibyo bikwiriye kubanza kubaho, ariko imperuka ntizahera ko isohora uwo mwanya. Arongera ababwira ati ishyanga rizatera irindi shyanga, n'ubwami buzatera ubundi bwami, kandi mu isi hamwe na hamwe hazaba ibishyitsi bikomeye, kandi hazabaho inzara n'ibyorezo by'indwara, hazabaho n'ibitera ubwoba n'ibimenyetso bikomeye biva mu ijuru. Urumva aravuga ngo mu isi hamwe na hamwe, n'amahoko n'uburengerazuba na za Nyabihu no mu n'amajyaruguru twagezeyo za Rutsiro, hari muri hamwe na hamwe mu bimenyetso bizaranga mu minsi y'imperuka. Nuko hazaba intambara, impuha z'intambara, ishyanga rizatera indi shyanga, n'ibindi tushobora gukomeza gusoma. Hari agafoto ubugome buzagwira, urukundo ruzakonja, abakristo bazangwa. Ibyo byose ni ibintu bizaranga, ni ibimenyetso. So ibi biri kuba biri kugaragaza ko Bibiliya ibyivuga ari iki? Ari ukuri. Kuko ibyo Bibiliya ivuga impamvu ari ukuri nuko turabibona. Tuve mu cyorezo cyitwa covid cyari cyarugarije isi, ibiza turi kubibona, intambara hirya no hino turi kuzumva zirahari. Ukimenyetwe mu Rwanda uyu munsi dufite ingabo nyinshi hirya no hino mu bihugu byo muri Afurika ziri kujya mu ubutumwa bwo kugarura iki? Amahoro. Kuko intambara zigize ute? Intambara zirahari, impuha z'intambara zigize ute? Zirahari, ibyorezo bigize ute? Birahari. N'isasi diracyari icyorezo cyane cyane mu bihugu bikennye. Haravaho Ebola, hakaza covid, hakaza n'ibindi. Ibyo byose bizakomeza. Yesu yavuze ngo ibyo imperuka izabitaraba, ahubwo nibizabanziriza iki? Imperuka. So ibi biza rero biri kuba biri mu bintu byahanuwe kera. Yego ko tuzaza kubona n'abiyita ko bo babibonye, ko babyeretswe, babandi bashaka gutwika, babandi bashaka kugendera ku cyabaye cyose, ati twari twabyeretswe. Urumva? Ariko Bibiliya kubivuga yabivuze mbere. Hano Yesu ariko mu myaka 2000 mbere yuko twebwe ibi tubibona. Ariko no mu iyo myaka hari ibindi biza byagiye biba. Ariko hari ubushakashatsi bwagaraje ko none muri iyi myaka yacu icyo bita ingano yabyo yariyongereye, igenda yiyongera. Turabibona igenda yiyongera. Niba wenda umuntu atuye hano muri Mahoko yarabona Gasebe yasenye inzu imwe ebyiri, uyu munsi ari kubona yasenye inzu ibihumbi. Urumva degree yiyonge, ubukana bwagize ute? Bwiyongereye. Kandi habayo kurwanya, habayo gutega, habayo kwiyongera. Tekereza ko ikoranabuhanga ririyongera, ubumenyi buriyongera, ariko nibiza bikiyongera, ubukana bwabo bukagira ute? Bukiyongera. Kuko Imana yavuze no kugikora izagira ute? Izagikora. Ahubwo rero ikingeze nuko tugomba kwitwara. Igisubizo n'ubundi kiraho, ukomeje gusoma urasanga n'ubundi igisubizo kiri ahandi, ko dusabwa kwihangana kugeza kumeruka. Pastor, nkuko wari ubikomojeho, ubundi uvuga iki, utekereza iki, cyangwa Bibiliya bivugaho iki ku bantu bavuga ko ibintu bari barabyeretswe, abantu bagapfa, amazu y'abana agasenyuka, ibintu bikagenda, ibintu bigakomera, umuntu uri kure, umuntu byumva mu nkuru ntago yakumva uburemere bifite. Nyuma umuntu akaza akavuga ngo ibi bintu nari mbizi ko bizaba. Ibyo bintu Bibiliya bivuga iki, cyangwa we nka pasiteri kandi w'umuhanga ubivugaho iki? Yesu hari yaravuze ngo ntihakagire umuntu bayobye, yabivuzeho. Mu by'ukuri kuba hari abantu bakwerekwa Imana yayishurira ibintu bigiye kuba, ntago twabihakana. Byaba bibaye byagenda gute? Bibaye Imana yaguhishurira ikintu kabi ati rero ngiye guteza icyorezo, cyangwa si icyorezo hani biba, ariko Satani yasabye uburenganzira. Dusomye muri bira nko kugeruko bwa Yobu n'abandi, hari ibintu biba Satani agasaba ko abantu bageragezwa. Na Yesu ugeze kubwira Petero ngo Satani yabasabye ngo mugosorwe nk'amasaka. Nuva ko mugeragezwe. Niyo mpamvu muri Yakobo igice cya mbere 12 havuga ngo hahirwa uyihangane bigira ute? Nabire avuga ngo nta kibuzi bigeragezo kugiza ute kuza, ariko bizana zagira ute? Azabona ishyano. Satani arijyaza n'ibigeragezo, ariko ari ishyano yateguriwe. Ariko kugira ngo abizane nawe asaba uburenganzira. Iyo Imana yemeye kubwo burenganzira buba, hari abantu ishaka kurinda, hari abantu ishaka kuburira, ituma abantu. Ibatuma gute rero? Yari Imana itumye umuntu wamunaza akabwira abantu ati rero ku isaha iyi niyi imvura izagwa ari nyinshi, guhera uyu munsi guhera nta nubwo aba ari iteganyagihe,
none biza ari ibintu bigomba kuba. Akavuga ati noneho icyo gihe abo bantu niba bahari koko Imana yari yatumye, dore ukuntu bari kuvuga ukuntu Imana ikora. Ntabwo Imana ikora betting mu Kinyarwanda, ntabwo ikora nk'urusimbi, ntabwo Imana ikora nk'abateka mutwe, ntabwo Imana ikekeranya. Imana ibizi ngo imvura izagwa isaha y'umunota uyu. Uzi ko no kumwuzure yavuze mbere uyu kuba iminsi uzamara nuko bizagenda mbere uko bigira ute biba. Rero kuko ibi byari byarahanuwe kera biriho, guhanurwa ko umuntu cyambere cyo ntacyo yahanuye, kuko byo muri Bibiliya twabisomye bigize ute birimo. Ahubwo icyo yari gukora ni ukuburira abantu, awamuntu akaza bati none Imana yanyeretse ko imvura izagwa guhera kwa aya masaha kugera kwa aya masaha, izasenya amazu, izahitana abantu. None mwa bantu ayo masaha ntimuzarare mu mazu, ibintu byanyu muzagira ute muzabikuremo. Noneho uwo muntu akagenda hano akanyura aho hantu hose aburira abantu, wenda bakanga. Aho uwo muntu iyo avuze ngo yareretswe twabyemera, ariko mu by'ukuri aka kanya nakubwira ko n'abandi mwese mudukurikiye, umuntu wumvisha avuga ibyo, icya mbere ni ikimenyetso ko ari umuhanuzi w'ibinyoma, icya kabiri ni umwicanyi, ni umugome. Kuko ntabwo abantu 100 barenga bapfa amazu uyu munsi leta ikabihangayitse, ahubwo umuntu n'inzego za leta niba zihari zimukurikirane. Kuko ibaze niba nge ndi pasiteri nkaba nzi neza ngo Imana yanyeretse ko abantu 100 barapfa, nkajyana nkaceceka nkategereza bamara gupfa nkaza ngo nari mbizi ko barapfa, none se bose ndi umwicanyi? Bibiliya y'ubwayo Yesu ngo Imana ngo itwihanganira idashaka kwagira n'umugira ute urimbuka. Imana yihanganira abantu, yego niyo yabigiye guhana, n'Imana nigiye guhana abantu iramanza ikababurira, sibyo? Ariko hari biza kuko ari Imana yabigenye yabiteganyije. Nk'ibi twavuze hazaba ibyorezo hamwe na hamwe, hazaba ibishyitsi, ngo hazaba ibimenyetso mu ijuru. None se imvura ituruka hehe? Ituruka mu ijuru. Inkuba zirakubita, imiriro isigaye imanuka igatwika abantu, ibibumbe bisigaye bimanuka bikagwa ku isi. Ibyo ni ibimenyetso. Ibyo ku muntu kuyitirira kigaragaza ko ibi bitubwira nibyo. Hari abazita Yesu ngo ntimuzabakurikire. Uwo ni umuhanuzi w'ibinyoma, uwo ni umushinyaguzi, uwo ni umwicanyi, kuko uwo ni umukozi wande wa Satani, ntabwo ari umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana yagombye kuba yaragiye no ku maradiyo agasaba, yari no gusaba n'amatora, yemuneka mumpereze umwanya mbivuge, agatanga ubu butumwa. Ntabwo ngiyewe umuntu yari kuza ngo atubwire ati twari batewe nubwo wenda tutabyemeye, ariko uyu muntu dore ibyintu ari kugira ute ari kuvuga. Ariko sahi niyi umunsi uyu n'uyu aya masaha imvura izagwa kandi zaba ari nyinshi zica abantu. None mwa bantu mwe rero nubwo wenda ngweta twe tutabyemera, ariko mumwumve uyo ese arahari, hari umwumvishije? Murakurikira, muracyari bato n'abandi mukurikira. Hari umuntu mwumvishije mbere iteganya gihe ryo ryaburiye abantu, ryateganyije ko imvura izagwa ari nyinshi, ariko nabo barateganyije nibavuga igizagwa ari nyinshi ese izasenya izica hoya. None wowe ngo Imana yabikweretse, ibikweretse ntiwabivuga, urindira ko biba ubona kugira ute kubivuga. Uri umuteka mutwe, uri umurozi, uri umwicanyi, ntabwo uri umukozi w'Imana. Nicyo gisubizo naguha. Pasiteri, tugana ku musozo, abantu hari ukuntu baba bumva mu bintu mu buryo butandukanye, ariko tugana ku musozo, ese n'iki wabwira abakristo muri rusange? Ese n'iki wabwira abantu muri rusange? Hari abantu baba bashobora kugukurikira wenda batarizera Kristo, ariko ni gute umuntu yakwitwara mu bihe nk'ibi, cyane abakristo? Biroroshye, twabivuze. Icya mbere uko tugomba kwitwara no kuguma muri Kristo, no kuguma muri Kristo, kuko nituguma muri Kristo no tuzatsindishirizwa. Matayo 28:18 yasaba ngo nahawe ubutware bwose mu ijuru na hehe no mu isi, nuko mugende mahanga yose mubwiriza ubutumwa, muhindura abantu kwabigishwa, mubabatiza mu izina rya Data twese n'iry'Umwana, kandi dore ndi kumwe namwe ku mpera y'iki y'isi. Icya mbere nababwira nshingiye kuri uwo magambo, Yesu ari kumwe natwe no mu gihe cy'ibyorezo. Yesu ari kumwe natwe. Rero utari wakira Kristo nk'umwami n'umukiza, namusaba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, kuko udafite uwo mwana, Yohana niko yanditse mu butumwa bwiza, nta bugingo afite. Ufite umwana ufite iki? Ubugingo. Yohana 1 usomye kuri 12 ukamanuka no garagaza ko icyakora bamwemeye bose bakizera, yaje mu babeni bamwemera, icyakora bagize ute abamwemeye bose bakizera iki? Izina rye. Yabaye ubushobozi bwo kuba abana b'iki? B'Imana. Kuba umwana w'Imana ntibivuze ko utazageragezwa. Kuba umwana w'Imana bivuze ko ibigeragezo bitazakuba, ko ibiza bizakugeraho nkuko bigera kuki ku bandi, ariko harimo ibanga. Niyo wapfa uzaba uri muri Kristo, uzavuye mu buzima bumwe winjiye mu buhoraho. Kano mu kigeragezo niyewe Yesu abana natwe mu bigeragezo no mu rupfu. So vuga ngo nta hantu namwe Yesu atabana natwe mu byaha
ntihatabana natwe, kuko Yesu ntago akunda ibyaha, yanga iki? Ibyaha. Ariko iyo twihannye aratwakira. So ubutumwa natanga rero kutari wizera Kristo no kumwakira umwami n'umukiza. Yamara kumwakira akaguma muri we. Nimuguma muri njye amagambo yanjye kamo musabe icyo mushaka, tuzatabaza rero mu bigeragezo, tuzasaba kurindwa, tuzasaba gukizwa, tuzasaba gusubizwa wende ibyacu byasenye. Ko ndagira mpumurize n'abantu, hari igihe nemwe ibyago bitugeraho twabati birarangiye. Nyamara ijambo ry'Imana Paul yarabyanditse bigaragaza neza ngo aho intege nke zacu zigarukiye no gukora ko Imana kugira ute gutangira. Uyu munsi hari abantu Imana igiye kubakira amazu meza cyane arenze yo baragize ute bari batuyemo. Nyamara aka kanya amazu ari gusenyuka bari kurira bavuga ati birarangiye, ariko ejo bazabibona. Kuko reka nsome amagambo ari muri Hosea ngira ngo ibice 6 umurongo wa mbere. Ana amagambo abisirayeli umuhanuzi yabwiye abisirayeli, kuko mu gihe cya Hosea abisirayeli bari barayobye bajya kure y'Imana, bayoboka ibigirwamana kugeza naho ahitwaga Beteli hiswe Betaveni. Beteli bivuze inzu y'Imana, hiswe none inzu y'ibyaha kubera ibyaha byari byabaye byinshi. None umuhanuzi arabandikira ku murongo wa mbere ibice 6 Hosea aba ngo nimuze tugarukire Uwiteka, kuko ari we wadukomerekeje kandi niwe uzagira ute uzadukiza. Niwe wadukubise kandi niwe uzatwomora. Azaduhembura tumaze kabiri, ku munsi wa gatatu azaduhagurutsa kandi tuzabaho turi imbere ye. Amen. Aya magambo ari kuvuga ari kurema umutima bisere bari bamaze kwiheba, bavuga ati Imana yaratwanze, Imana yaradutaye, ariko baravuga ati nimuze tumugarukire. Nuvuga ngo nakira bava murize tugarukire Uwiteka. Abari bari kure, abari bamuriho tumukomereho, kuko nibiba byose azaduhumuriza, azatwomora, azadukiza. Kandi no yasoje amagambo niyo yavuze ngo hano ngo ku munsi wa gatatu azaduhagurutsa kandi tuzabaho turi imbere ye. Nagira ngo tuzabaho turi imbere ya Kristo. Haleluya. Haba mu isi no mu ijuru tuzabaho turi imbere yande ya Kristo, kuba mwizera nk'umwami niki n'umukiza. Ibigeragezo birahari, ibiturwanya birahari, nta nubwo bigiye kuvaho. Nta nubwo twebwe turyatorera ribwira abantu ngo iyo wakire Yesu ibibazo babivuye oya, ahubwo iyo wakire Yesu Satani arakurwanya. Ariko ugomba kumenya ngo nubwo Satani akurwanya, Kristo yanesheje Satani n'isi n'imbaraga zose za Satani, ahubwo guma muri we. Hari abaririmbyi baririmye ngo niba uri mwese neza gumamo rero. Guma muri Kristo niwe uturwanirira. Naho twabura ibyacu byose nkuko Yobu yabivuze tumufite niwe byose. Ijambo ry'Imana rivuga ngo iyaduhaye Kristo izaburite kumuduhana n'iki n'ibindi byose. Byose biri muri Yesu. Nibyo twabuze tubibonera muri nde? Muri Kristo. Kuko uwo niwe buzima nyabuzima, niwe butunzi nyabutunzi. Tumufite dufite byose. Nibyo keka ko wahombye, nibyo keka ko byagiye, Yesu ashobora kubigarura iyo tugumye muri we. Nabwira abakristo nibihangane, bakomeze bizere, birinde abahanuzi biki bibinyoma, kuko muri misi baragwiriye. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane, murakonzwe.